Mwaramutse, reka dusome Matayo igice cya 7 turahera ku murongo wa 24. Matayo ibice ni 7 umurongo wa 24. Turasoma: nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, b'abantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase nk'abanditsi babo. Dusomeka ku murongo wa 29. Ku munsi w'ejo twariho tuvuga ku ibanga ry'umugisha nyakuri. Kugira ngo twakire umugisha w'Imana bisaba ko tuba duhujwe nayo, ariko kugira ngo duhuzwe n'Imana nta kindi kiduhuza nayo. Mu gihe mu isi bubaka imihanda ihuza uduce dutandukanye, bakubaka amateme cyangwa se ibiraro bihuza igice cyo hakurya y'umugezi n'icyo hakuno, kugira ngo twebwe duhuzwe n'Imana nta kindi kiraro cyaduhuza nayo uretse kwizera. Nyamara bivuga ko kwizera kudakorerwa muri twebwe, ahubwo ni ikintu tuba tugomba kwakira. Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Mu gihe twumva ijambo rya Kristo mu itorero, mu gihe imitima yacu ishishikajwe n'ijambo ry'Imana, binyuze mu itorero, mu bagaragu b'Imana bavuga ijambo ry'Imana uko riri, dushobora kubakirwa urwo rutindo ruduhuza nayo, ruduhuza n'Imana. Icyo gihe rero dushobora gutangira ubuzima bushya. Muri iyi si hari ibintu byinshi abantu biringira, ariko bikabakoza isoni, ariko nta muntu n'umwe wigeze wiringira Imana ngo bimukoze isoni. Mu gihe twiringiye ibintu, tukiringira abantu, cyangwa se tukiringira ubwacu, biravuga ngo tumera nk'igiti cy'inkokore cyo mu butayu. Ni igiti y'amapfa ateye icyuma, uretse n'amapfa ubwacyo kuko kiba kiri mu butayu, ntabwo gishobora kugira amababi mazima, ntigishobora kwera imbuto, kibaho ubwo buzima bw'agahinda. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 11, hari abantu bigeze kugira igitekerezo kivuye muri bo, byasaga n'aho ari igitekerezo cy'inyamibwa. Baravuze bati reka twubake umudugudu, twubake inzu ibe ndende izashyike ku Mana. Umudugudu n'izo nzu bazise ngo Babeli. Ariko ikintu gitangaje, ubwo bubakaga izo nzu, ngo mu cyimbo cyo gukoresha amabuye bagiye bakoresha amatafari. Ubundi amatafari ni ibyondo, itaka ni bumwe mu bwoko bw'itaka. Biravuga ko bahisemo gukoresha amatafari, banga gukoresha amabuye. Ariko Imana ibitegereje iravuga ngo ntabwo abantu nabareka kugira ngo babeho ubwo buzima. Imana ngo yatatanyije indimi zabo, ituma badakomeza kubaka ibyo bintu.
Mu gitabo cya Mose naho havuga uburyo abantu bavugaga bati tuzajya twubaka ibyacu, Imana ikavuga iti nanjye nimubyubaka nzabisenya. Satani yagije imitima y'abantu ku buryo abantu bahangana n'Imana, kugeza n'aho ibyo idashaka ari byo baba bashaka gukora, ahubwo ibyo ishaka akaba ari byo barwanya. Uwo rero niwo Bibiliya yita ngo ni umutima wa kamere. Rero kugira ngo tubashe kungwa n'Imana tuba tugomba guta izo nzu zacu twubaka. Igihe kimwe Imana yasanze Aburahamu iramubwira ngo siga inzu ya so ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Usome Itangiriro igice cya 12 ubona ko ari cyo kintu Imana yamusabye mbere y'ibindi byose, kuva mu gihugu cye agata inzu ya se akagenda, nubwo atarazi aho ajya ariko yagombaga kwerekwa n'ubundi no kuyoborwa n'Imana. Uko niko Aburahamu yaje guhinduka sekuruza w'abizera amaze kwitandukanya n'inzu ya se. Iyo ukomeje ugasoma hari inkuru nyinshi zivuga ku by'inzu. Igihe kimwe Yakobo yageze ahantu bafata ibuye arigira urufatiro rw'inzu, aravuga ngo aha hantu hazaba inzu y'Imana. Ndetse Pawulo yaravuze ngo turi inzu tukaba n'umurima w'Imana. Icyo bishatse kuvuga ni uko rero kugira ngo tubashe kuba inzu z'Imana tuba dukeneye kubakwa bundi bushya, tuba dukeneye gutandukanywa na za nzu za kera cyangwa se na wa muntu wa kera, tubivuze mu buryo bweruye. Usomye igitabo cy'Abefeso ibice 2, reka tuhasome Abefeso igice cya 2 umurongo wa 22. Uravuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Uyu we uvugwa ni Yesu Kristo, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bw'umwuka ni uko twubakwa muri we. Ariko dushobora kwibaza ngo ni gute twagera muri we? Icya mbere ni uko tuba dukwiriye kubanza gusiga za nzu za kera. Igihe kimwe nari ndunganira n'umuntu ubutumwa bwiza, namwitegereza nkabona mu by'ukuri ntabwo ashaka gusenya inzu ye ya kera, ariko nkibuka ko nanjye ibyo byambayeho igihe kinini. Ubuzima tubaho mu idini, imyaka turimaramo buradukoroniza, ku buryo niyo uhuye n'ubutumwa bwiza ntabwo ushaka kubwakira. Nubwo wakumva ari ukuri, uba wumva ushobora n'ubundi kubakira ku bya kera ukagira ibyo usigarana. Ariko icyo gihe nabwe ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora gufata inzu ngo uyubakireho indi kandi bidafitanye isano, kubera ko inzu y'umwuka n'inzu ya kamere ntabwo bishobora kubakwa ahantu hamwe, biba bitandukanye. Uba rero icyiza ni uko wabanza ugasenya iyo nzu, hanyuma ugacukura bundi bushya, ugatangira fondasiyo y'amabuye kugira ngo ube wubatse inzu yawe mu buryo bufatika butuma ikomera. Kubera ko ubuzima twabaye bwari bwubakiye ku gukiranuka k'umuntu, ariko Bibiliya iravuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, kubera ko abantu bose bayobye. Nubwo bagerageza gukiranuka bagakora ibyiza, ariko ibyiza by'abantu bigira iherezo, bigira imbibi. Ibyo rero ntabwo Imana ishobora kubyemera, nta nubwo ishobora kubyakira,
Niyo mpamvu yavuze ngo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Amategeko icyo akora ni ukutumenyesha icyaha, hanyuma Kristo we akadukiza. Niyo mpamvu rero tuba tugomba gusobanukirwa urukundo rwateye Imana kohereza Yesu Kristo kugira ngo tubashe kuba muri we. Bibiliya ivuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Nuko bitangira rero, bitangira abantu basobanukirwa iby'inzu yabo ya kera, bya bindi byose bari barubakiyeho bakabisenya. Ibyo biri byita kwihana. Iri gusenya ibintu bya kera, maze gutabura ko biteje akaga gukomeza kwiringira ibintu bidafite ishingiro mu ijambo ry'Imana, urabisenya byose bikavaho. Iyo bimaze kuvaho ushobora gutangira noneho kubakwa mu bundi buryo. Yesu Kristo ubwo yari ari mu isi yaciye mu nzira zose zari zikenewe kugira ngo duhinduke abana b'Imana, tubashe kuba muri we. Igihe kimwe yagiye kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Yohana aravuga ati se ko ari wowe wakambatije, ni gute uje ngo umubatize? Ariko Yesu aramubwira ati emera ibi ngibi ubikore, kubera ko ni ikintu kidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Biravuga ngo Yohana ahera ko aremera, ariko amaze kumubatiza nibwo yahishuriwe icyari cyihishe muri uwo mubatizo. Icya mbere, gusohoza gukiranuka kose bivuze ko gukiranirwa kuba gukuweho cyangwa kurangiye. Niyo mpamvu yavuze ngo bukeye bwaho amubonye yatangiye kubwira abantu ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu Kristo rero yaje kugira ngo adukureho ibyaha, mu gihe amategeko yaje kugira ngo aduhamye ibyaha, aduhamye ubunyacyaha bwacu. Tumenye ngo yego hari ibyo twakoze bisa naho ari byiza, ariko nabyo ni ubushwambagara bufite ibizinga mu maso y'Imana. Ntabwo ari ibintu dukeneye kwiringira cyangwa se kwishingikiriza. Iyo Imana itugiriye ubuntu rero tugasobanukirwa ibi, biravuga ngo dutangira kubakanwa na Yesu Kristo kugira ngo tube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Aho twasomye rero muri Matayo ibice 7, naho hagaragaza abantu bagiye bubakira ku musenyi cyangwa se ku bitekerezo bya muntu. Subi inyuma gatoya atangira avuga iby'irembo rifunganye, agakomeza avuga ko umuntu wese uvuga ngo mwami mwami atari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ndetse atanga ingero, akavuga abantu bari bubakiye ku bintu bigaragarira amaso, aho bamwe bavugaga bati twarasenze, twirukanye abadayimoni, twaranahanuraga mu izina ryawe, twakoze n'ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ibyo bintu byose bisa n'aho ari ibintu koko by'igitangaza, ariko Yesu yavuze ikintu gikomeye, aravuga ati icyo gihe nzaberura mbabwire nti nimwumve imbere muri inkozi z'ibibi. Ushobora kwibaza ngo ese koko ni ubukozi bw'ibibi? Abantu ko batasambanaga, ko baticaga, ko batibaga, ko ibintu bakoze ari byiza, guhanura ko atari bibi, kwirukana abadayimoni ko atari ikintu kibi, gukora ibitangaza mu izina rya Yesu ko atari bibi, ni gute Yesu abita ngo ni inkozi z'ibibi? Ariko nk'uko twakomeje kubireba, ntabwo Imana irebera abantu mu bikorwa byabo, ahubwo ireba fondasiyo cyangwa se urufatiro rw'iby'abantu. Inzu yose wakubaka uko yaba nziza gute, nimba yubatse ku musenyi, nimba yubatse ku bitekerezo bya muntu,
iba ari ikivume. Biriya ngo havumwe umuntu wiringira umuntu akishima amaboko ye. Rero uramutse wiringiye ibintu bituruka kuri wowe cyangwa se ku muntu, mu by'ukuri uba wamaze guta cyangwa se kuyoba inzira. Nubwo wakubaka iyo nzu ikagera mu bushorishori buri inkozi y'ibibi, kubera ko burya kubaka inzu izagwa wareka kuyubaka, kubera ko kutayubaka ni byiza kuruta kuyubaka. Niyo mpamvu muzabona haba hariho amabwiriza yo kubaka, ni uko kubaka inzu idafite ibipimo byuzuye biteza akaga ndetse bigatwara ubuzima bw'abatari bakeya. Ni ubukozi bw'ibibi rero. Yesu rero ntabwo ari we wari uyobewe ibyo bintu, niyo mpamvu utazi umubwira ngo kubera ko wahanuye, wakoze ibitangaza, waritanze mu rusengero utanga amaturo n'icyacumi, wakoze ibintu birenze by'ibitangaza, ngo ibyo birakwinjiza mu ijuru. Oya, kubera ko Imana ibasha kureba mu mutima, ishobora kumenya ngo ibi bintu nubwo uyu muntu yabikoze bisa naho ari byiza ariko nta cyiza kibirimo, ni ubukozi bw'ibibi kubera ko byubatse ku musenyi. Dusoma rero twariye ku murongo wa 24, aravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, hakaba n'undi wubatse inzu ye ku musenyi. Ariko bigitangira ntabwo izi nzu wabonaga itandukaniro ryazo, ahubwo itandukaniro ryaje igihe imvura yagwaga ngo imivu igatemba, umuyaga ugahuha, byose byaza ngo bikikubita ku izo nzu. Ya yindi yubatse ku rutare nubwo byaje ntabwo yigeze inyeganyega, ariko yari yubatse ku musenyi ngo yaraguye kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Niyo mpamvu rero ari ibintu biteje akaga kubakira ku musenyi, kubakira urufatiro rutari rwo. Imana rero iba ishaka ko ibyo bintu twubaka bidafite ishingiro tubisenya bikava mu nzira, kugira ngo tubashe kuba ubuzima bwa gikristo, ubuzima nyakuri. Mu gitabo cy'Abaheburayo, isomye Abaheburayo igice cya 3, ku murongo wa 1 avuga ngo nicyo gituma bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu, niwe ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Ukiranukire yamutoranije nk'uko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose. Ubwo Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirusha icya Mose, kuko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi koko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugaragu, kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma. Ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo nawe iki gice cya 3 abatwereka ishingiro ryo kwizera kwacu ko ari Kristo. Ko twakomeje kubivuga, Kristo niwe waje kugira ngo adukize ngo y'icyaha,
kandi ahinduka umutambyi mukuru kugira ngo abashe gutambirira ibyaha byacu ndetse abikuzaho kwitamba. Biraba rero ngo bene data bera, niba mwaramaze kuba bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu, mukwiriye ibyo mwibwira byose bibe bishingiye kuri Yesu Kristo, ntihakagire ikindi kintu mwibwira gitandukanye na Yesu, kubera ko Yesu Kristo niwe ntumwa, ni nawe mutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Ibindi byose ni amagambo, ariko igikomeye kurushaho aravuga ngo umurongo wa 6 ngo Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo, kandi iyo nzu yayo ni twe. Igihe dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana. Babarire. Ibyiringiro byacu tubikura mu ijambo ry'Imana. Biravuga ngo tujye dukomeza kwatura ibyiringiro, kubera ko uwo twiringiye ari uwo kwizerwa. Rero turi inzu y'Imana, Imana yaduhaye ubushizi bw'amanga, Imana yaduhaye ibyiringiro byo kwirata, kandi ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Kugeza ku mperuka dushobora kubyiratana, kubera ko Kristo niwe udutwaye, kuko niwe Imana yashyizeho ngo atware inzu yayo. Mu gihe rero dukomeje gutekereza Yesu, akaba ariwe duha umwanya, akaba ariwe duha icyicaro mu buzima bwacu, akaba ariwe twiringira, nta kindi kintu cyadutera ubwoba, nta kindi kintu cyatuma dutekereza ukundi, kubera ko ibyiringiro tuba dufite n'ibyiringiro bidashobora gukoza isoni. Ibindi abantu biringira byose bishobora kubakoza isoni, ariko ibyiringiro dukura mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ibyo twakuye mu ijambo ry'Imana, ibyaduhesheje gushira amanga tukatura gukiranuka kw'Imana yaduhaye, ibyo byiringiro nta na kimwe kidukoza isoni. Rero ibi ni byo dukwiriye kwatura, ni nabyo dukwiriye kuvuga aho twaba turi hose, kandi biravuga ngo bene data bera, nta kindi kibakwiriye, kubera ko mufatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mujye mutekereza Yesu, mujye mutumbira kuri Yesu, nimba hari icyo kwibwira cyose kibe gishingiye kuri uwo Yesu, kubera ko niwe banze ujya kwizera, ni nawo gusoza mu buzima bwacu. Ni ingenzi rero kumenya urufatiro rw'ibyo twiringira, kubera ko bibaye bidashingiye ku ijambo ry'Imana tuba tugosorera mu rucaca. Ariko nimba bifite ishingiro n'isoko mu ijambo ry'Imana, nta na kimwe kizadukoza isoni, kubera ko Imana ntibeshye. Igihe kimwe Sara yatekereje ko yasezeranije ari iyo kwizerwa, ngo bimuhesha imbaraga zo gusama. Nubwo yari amaze imyaka hafi 100, yari yararenze igihe cyo kubyara, ari umukecuru, ariko izo mbaraga zavuye mu gutekereza ko Imana ari iyo kwizerwa zahise zirema ubushobozi mu buzima bwe umuhesha gusama akecuye. Natwe niko byatugendekeye. Umunsi twamenyaga ko Imana isezeranya ari iyo kwizerwa, yavuze ko ibyaha byacu n'ubugome bwacu tutazabyibuka ari iyo kwizerwa, ibyo ni byo byaremye imbaraga n'ubushobozi muri twebwe bwo kwizera ko twera nka Kristo, turi abana b'Imana bidasubirwaho.
Ibyo rero ni nabyo biduha imbaraga zituma tubaho mu buzima bw'umwuka. Bibiliya yavuze ngo twubakanwa na Kristo kugira ngo duhinduke inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, kandi umuntu ugenga iyo nzu ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu gukomeza ibyo byiringiro muri we ntabwo bishobora kudukoza isoni habe n'umunsi n'umwe. Niringiye rero ko n'uyu munsi nta handi twashyira ibyiringiro byacu, ibyo twakora byose dutekereze Yesu ko ari we ugenzura inzu y'Imana kandi ari we mugenga wacu. Reka dusoreze aha ngaha dusenge. Mana yacu, turagushimiye kuko watugiriye ubuntu ukemera yuko duhinduka abana bawe, waduhuje na Yesu Kristo tuba umwe nawe, tuba umwe n'Imana kugira ngo tubashe kwakira ikintu cyose gituruka ku Mana, kandi nta cyiza na kimwe wigeze wigomwa wizigama utaduhaye, kuko bivuga ko ubwo watanze umwana wawe w'ikinege utazabura kumuduhana n'ibindi byose. Waduhaye byose rero, uduhe gutekereza Yesu gusa, uduhe gukomeza ibyiringiro muri Yesu Kristo kuko nibyo bidakoze isoni, uduhe kubashyira ku ijambo ryawe ikintu cyose, kubera ko ni rwo rutare rutanyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ariko ibitekerezo byacu byo bihora bihindagurika. Ntutume hari n'umwe wabaho yizera ibitekerezo bye cyangwa se ashyira ibyiringiro ku bitekerezo bye, ko ni nko kubakira ku musenyi. Ndagushimiye, nsinze byose mu izina rya Yesu, amen.